Yes, reka nanjye gusuza kandi ngushimira ko warisemo yicana n'iby'agaciro gakomeye cyane kubugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Reka dusuze inshuti zacu zidukurikira ziri mu bihugu bitandukanye, kandi nawe niba udukurikira ubwa mbere ukore subscribe kugira ngo ujye mu muryango w'abadukurikira umunsi ku munsi. Umunsi turi mu kiganiro cy'ubuzima, turi muri Relax Life Center, ndi kumwe na muganga Desire. Nishimiye kubana nawe. Murakoze cyane, natwe turabyishimiye. Yego, twigeze gukora ikiganiro minsi ishize kivuga uburyo bwo gukura imyanda mu mubiri. Hari umukunzi wacu watwandikiye atubwira ati muzatuganirize muganga mu mutubarize ese ubundi ni izihe ndwara zigendanye n'ubwo buryo bwo gukura imyanda mu mubiri. Murakoze cyane. Reka wenda tubanze tuvuge ngo ubundi imyanda mu mubiri, ibyo bintu umuntu abivuga ryari ku mubiri w'umuntu. Yego. Ubundi mu mubiri w'umuntu, nk'iyo twebwe dusuzuma, tuba dusuzuma ibintu bitatu. Ni bwa buryo bwo kureba ngo ni ibiki byabaye byinshi kandi bitari bikenewe mu mubiri wawe. Yego. Ibyo bintu iyo bibaye byinshi kandi bidakenewe, bikarenga ikigero, ibyo byitwa imyanda. Aha twavugamo nk'urugero, iyo umuntu afite ibinure birenze uko nk'ibyo twita body mass index, iyo tureba uburebure uko bijyanye n'ibiro by'umuntu, niba afite ibiro byinshi birenze bitajyanye n'uburebure bwe, ibyo byitwa imyanda. So ikindi rero tukareba ni ibiki byabaye bikeya kandi byari bikenewe mu mubiri wawe. Aha turavuga ngo umuntu ashobora kuba wenda hari imisemburo yabuze, hari amavitamini yabuze mu mubiri, hari iki, ibyo byose nabyo bishobora kuba byatewe n'imyanda afite mu mubiri. So rero ni aho ngaho umuntu ashobora kugirira imyanda. Umuntu ashobora kugira imyanda atari uburwayi, umuntu ashobora no kugira imyanda ari uburwayi, afite uburwayi. Yego. So rero uwo muvandimwe avuze ati ni izihe ndwara, cyangwa se mwaduha urutonde rwa zimwe mu ndwara zituruka kuba umuntu afite imyanda myinshi mu mubiri. Dushobora gutangira kuvuga nk'abantu bagira ibibazo by'igogora. Cyane cyane buriya imyanda mu mubiri yigaragaza ku bintu bijyanye n'igogora. Umuntu utajya kuri tuwarete uko bikwiriye. Ubundi tuvuga ngo inshuro umuntu yabashije kuba yafungura nizo yakabaye kuba ajya no kuri tuwarete. So rero niba umuntu ashobora kumara iminsi 3, 4 atajya kuri tuwarete kandi abasha kurya, ibyo bibika imyanda mu mubiri. Ni ukuvuga ngo aho ngaho anahita yumvamo ibigendanye n'igogora. Igogora ridakora neza rishobora kuba riterwa n'amara, uburwayi bw'amara, uburwayi bwa amibe, uburwayi bwa constipation, uburwayi bwa hemorrhoide. Ibyo byose bituruka ku muntu ashobora kuba afite imyanda mu mubiri. Ikindi twavuga rero ni nko kuba abantu bagira ibibazo bita ngo kunuka igikara, cyangwa se kugira umwuka mubi ku mubiri no kugira impumuro mbi mu kanwa. Ibyo ngibyo nabyo bishobora guturuka ku myanda mu mubiri. Imyanda mu mubiri kubera iki? Kubera yuko buriya amara iyo yigondoye cyangwa se arimo ya myanda, umuntu atabasha kujya kuri toilette uko bikwiye. Mu gusohora umwuka mu cyo twita metabolism, umwuka urazamuka, ugashobora kuba wazamukana na acide yo mu gifu, umuntu ugasanga arahorana impumuro mbi mu kanwa. Hanyuma kubera yuko imyanda iba idasohoka neza uko bikwiriye, mu buryo bwo gusohora imyanda ku mubiri, ubundi iyo tuvuze uburyo bwo gusohora imyanda ku mubiri, ni cya gihe ni utwenge turi ku ruhu dusohora ibyuya. Ni cya gihe umuntu ashobora kujya kwihagarika, ashobora kujya kuri toilette, ashobora kubira ibyunzwe mu buryo butandukanye. Aho hantu rero iyo hatari gukora neza kubera imyanda yabaye myinshi mu mubiri, ni cya gihe wumva ngo umuntu agira ikibazo cyo kunuka igikara, agira ikibazo cy'impumuro mbi idashira. So rero hari igihe ashobora kuba yagira icyo kibazo, tuvuge nko mu kwaha, ugasanga utwenge tw'uruhu ntabwo dufunguka neza, ugasanga ibihaha bye ntabwo bifunguka neza, kuko ibihaha uko bigomba kwikanya nibwo buryo bwo gusohora imyanda. Umwuka mu buryo bwo guhumeka, umwuka usohoka, gaz carbonique isohoka, oxygene yinjira, ni uburyo bwo gusohora imyanda. Iyo rero bitari gukorwa neza, ibyo byose bigaragaza ko afite ikibazo cy'imyanda mu mubiri.
aho twavuga ku bigendanye n'igogora. Tukagera ku rundi rwunganiro rugendanye no mu buhumekero. Tugeze mu buhumekero tuvuge nk'umuntu nanone kugira imyanda mu mubiri bishobora gutuma umuntu agira ibibazo by'amasinezite, ibibazo by'amanjine, ugasanga mu mihogo hahoramo amagangiriyo cyangwa se ama-inflammation. Ni bagiteri zishobora guterwa n'imyanda mu mubiri wawe. Kubera ko igogora ryawe rifite imyanda myinshi, uzamura acide hanyuma igatwika mu mihogo, hanyuma ugasanga umuntu ahorana angine bitewe n'imyanda iri mu mubiri. Umuntu ashobora kugira ikibazo cyo gufungana kubera ibihaha bifitemo umwuka mukeya uturuka kuba afite imyanda mu mubiri, kuba umubiri we utabasha gusohora toxine uko bikwiye. Aha bibanze byumvikane buriya umubiri w'umuntu nawo uba ufite uburyo bwawo bwo kwisohorera imyanda mu mubiri. Aha twavugamo guhumeka, iyo duhumeka tuba dusohora imyanda mu mubiri, iyo tubiri byunzwe tuba dusohora imyanda mu mubiri, mu kwaha, mu kwituma, mu kwihagarika, ibyo byose ni uburyo bwo gusohora imyanda mu mubiri. Iyo rero izo nzira zose twavuze zidakora neza, ugasanga ntujya ubiri byunzwe, ntuhumeka neza, ibyo byose ntujya kuri toilette uko bikwiye, ntiwihagarika neza, byose bigaragaza ko umuntu afite imyanda mu mubiri. So rero tuvuze nko mu myanya y'ubuhumekero, umuntu ashobora kugira ibibazo byo guhora abyuka yafunganye, ugasanga umuntu arahorana amafuru, ugasanga ibicurane kubera ya myanda, kubera yuko imyanda yakabaye kubisohokera no mu kwaha ntisohokera mu kwaha kubera ko afite ikibazo, ahubwo umuntu yose irashaka gusohokera mu mazuru, hanyuma umuntu agahumeka nabi. Nibyo bita bibyaramo rero gusanga umuntu afite ibibazo by'amagripe bikamuviramo n'amasinezite. Ikindi twavuga rero tuvuze nko ku rundi rwungano rugendanye n'imyakura cyangwa se nervous system. Umuntu ashobora kugira ikibazo cyo kuribwa umutwe, ugasanga umuntu arahorana umutwe kubera imyanda yabaye myinshi mu mubiri. Kubera ko igogora buriya ubwonko, iyo tuvuze ubwonko bwo mu mubiri tuvuga ko hari ubwonko bwo mu mutwe, hakaba n'ubwonko bwo mu mara. Burya amara nayo ni ubwonko bw'umubiri, kuko iyo amara niyo yumva ikintu kigeze mu igogora, kigeze mu mubiri, niyo yumva ko ibyo uriye biri butume umubiri wawe ugubwa neza. Kwa kundi umuntu abasha kurya agahita yumva aguwe nabi, ni ukuvuga ngo ubwonko bwawe bwo mu mubiri ari bwo mara bwakiriye ibintu bitameze neza, niyo mpamvu ukimara kurya uhita uribwa mu nda. So rero iyo ubwo bwonko bwo mu mara budakora neza, nibwo umuntu arya cyangwa se aba yagize ikintu anywa kitamuguye neza, ugasanga arumva aremerewe mu mutwe, ugasanga araribwa umutwe wakaberetwa kubera imyanda mu mubiri yamaze kuba myinshi. Ahandi twavuga nko mu bigendanye n'imyakura idakora neza iturutse ku myanda mu mubiri, ni ukubura ibitotsi. Ugasanga umuntu ntasinzira neza, bishobora guturuka kuri bya gogora, bishobora guturuka ku yindi myanda iri mu mubiri wawe. Iyo tuvuze imyanda, ni ibigaragaza yuko umwijima wawe uremerewe n'ibyo utagomba kuba uremerewemo. Igogora ryawe ntirimeze neza n'ibyo ritagomba kuba biyangiza. So rero umuntu ashobora kujya kuryama akumva ibitotsi yabibuze biturutse kuri ya myanda yo mu mubiri. Ubwo rero tuvuye ku rwungano rw'igogora, dushobora kuvuga nanone urwungano nyamaraso, urwungano rushinzwe itembera ry'amaraso mu mubiri. Umuntu ashobora kurwara mu bigendanye n'urwungano nyamaraso, dushobora kuvugamo rw'itembera ry'amaraso, dushobora kuvugamo umuntu wagize ibibazo bya hypertension, bya hypotension, wagize ibibazo byo guhora afite ibiheri ku ruhu, wagize ibibazo byo gufurutwa. Ibyo byose bishobora kugaragazwa n'uko umuntu afite imyanda myinshi mu mubiri. Ugasanga umuntu we yumva ko nta kibazo. Hari ubwo bajya bavuga ngo umuntu udafite ibiro byinshi ntabwo yagira ikibazo cy'umuvuduko, ntabwo yagira, ariko imyanda mu mubiri biturutse kuri ya gogora rikora nabi, biturutse kuri bya bindi urya, biturutse kuri wa mwuka uhumeka, ya free radicals yose azana imyanda mu mubiri wawe, bishobora gutuma n'itembera ry'amaraso ridakora neza. Iyo itembera ry'amaraso rero ridakora neza, ni kwa kundi ubona umuntu ahorana ibibazo by'ibiheri ku mubiri,
afite ibibazo byo gufurutwa, ashobora gufurutwa kubera yuko arwaye amibe cyangwa se ibindi bibazo by'imyanda muri rusange mu mubiri. Amibe nayo tuyibarira mu myanda mu mubiri. Ibi byose rero bigatuma urwungano rw'itembera ry'amaraso rudakora neza, kandi byaturutse ku myanda afite myinshi mu mubiri we. Ibindi twavuga rero ni nko ku bigendanye nanone n'urwungano rw'imyanya myibarukiro. Urwungano rw'imyanya myibarukiro rero naho reka tuvuge hari abantu bagira ikibazo ugasanga ahora aribwa mu kiziba cy'inda kubera imyanda. Niba ari umugore afite imyanda ishobora kuba yaraturutse kugira igihe kinini afite za infection, hanyuma akagira imyanda muri nyababyeyi, cyangwa se umugabo ugasanga kubera imirire ye, iminywere ye, afite ibyitwa acide urique, n'utubuye twibitse mu mpyiko, hanyuma nawe arahora aribwa mu kiziba cy'inda. Ibi bishobora no kumuviramo imikorere mibi ya prostate. Ibi rero nabyo bikagira ingaruka ku bigendanye n'imyanya myibarukiro, ugasanga organe ze ntago zikora neza. Ugasanga niba ari umwari cyangwa umutegarugori, kujya mu gihe cye cy'ukwezi ahorana uburibwe bukabije, ahorana ikibazo cyo kuva cyane, akava bishobora no kumutera anemi, cyangwa se akava bidakama, cyangwa se akaba yajya mu mihango ariko ntanayibone umunsi umwe, imyanda igakomeza ikibika mu mubiri. Nko ku bari n'abategarugori bikaba byamuviramo kugira ya myanda, aho usanga bashobora kumubwira ngo trompe zawe ziriho imyanda cyangwa se zarazibye, biturutse kuri cya kibazo cy'imyanda mu mubiri muri rusange. So rero iyo myanda igenda ifata muri izo organe zose, ariko ubwo tubyinjiyemo niho usanga umuntu agira ikibazo cy'umwijima uri gukora nabi. Bakakubwira ngo umwijima wawe wagiyeho ibinure kubera ubwo ni imyanda. Bakubwira ngo ufite icyitwa cirrhose, ni umwijima wabyimbye, hanyuma bituma n'inda yose ibyimba. Abatabisobanukiwe ashobora kugenda avuga ngo baramuroze, kandi ari umwijima wagize cirrhose, bishobora kuba byaraturutse wenda ku myanda mu mubiri. Imyanda mu mubiri ishobora kuba yaturutse wenda kuri bya binure ufite byinshi ku mwijima. Imiti se wanyoye irakwangiza, ibyo kurya wariye bitavangwa byangiza umwijima wawe urabyimba. So umuntu ashobora kugira ikibazo rero cyo mu gihe cyo kwihagarika cy'imyanda myinshi mu mpyiko, ugasanga arahorana umugongo, ugasanga arahorana ibibazo byo kujya kwihagarika karibwa, cyangwa se kwihagarika inkari zikomeye z'umuhondo, bigaragara ko na proteine zo mu mpyiko ziri gusohoka. Ibi bigatuma bishobora kumwangiza. Ikindi twavuga rero ni ku bigendanye n'ubwiza bw'uruhu. Uruhu rw'umuntu narwo rushobora kugaragaza imyanda myinshi mu mubiri. Aha twavuga umuntu niba ari inzobe ugasanga agiye agira udutashe, ugasanga hari uruhande rumwe agiye ufite udutashi tw'umukara, cyangwa se yareba no munsi y'ikirenge akabona hafitemo amatashe y'umukara menshi. Ibi ni sinye zigaragaza yuko ufite ikibazo cy'imyanda myinshi mu mubiri. Iyo tugeze mu cyo twita reflex chart, ni uburyo bwo gusuzuma tureba munsi y'ikirenge ahahuriramo ingingo zikorana na buri rugingo rwo mu mubiri. Iyo rero dusanze ufitemo ya matashi y'umukara munsi y'ikirenge, twibanda kuri urwo rugingo, kuko akenshi uzasanga bikubwira ngo urwungano nyamaraso ntabwo rukora neza kuri urwo rugingo, amaraso ntabwo agenda ngo agere kuri urwo rugingo neza. Niba ari mu mara, uzabona munsi y'ikirenge hagati neza hasa n'umukara. Ni ibikwereka yuko uwo muntu ashobora kuba afite ibibazo bya amibe, afite ibibazo bya constipation biturutse ku mara ye afitemo imyanda myinshi mu mubiri. Ibyo byose rero ni ibigaragaza ko umuntu afite imyanda myinshi mu mubiri. Tubivuzeho muri rusange tuvuga ku igogora, tuvuga kuri systeme, aho tubona urwungano rw'igogora rukora nabi kubera iyo myanda. Ariko urwungano rw'igogora tuzi indwara rushobora guhura nazo: amibe, amaconstipation, hemorrhoide, amara, kubyimba, kugira imyuka mu mara. Tuvugaho ku bigendanye n'urwungano rw'itembera ry'amaraso, umuntu ashobora kugira ibibazo byo gufurutwa, umuntu ashobora kugira ibibazo byo umutima utera nabi, umuntu ashobora kugira ibibazo bya stroke, umuntu ashobora kugira ibibazo byo kudasinzira neza. Tuvuga ku bigendanye n'urwungano rw'imyanya myibarukiro, aho umuntu ashobora kugira ibibazo by'imihango itagenda neza ku mwana n'umutegarugori, kuribwa mu kiziba cy'inda, kubura ubushake, kutagira urwungano rw'igogora rukora neza nko mu gihe wenda
cy'uburumbuke ntabyumve kubera byose byaturutse kuri ya myanda mu mubiri. So rero ibyo byose ni ibituruka ku myanda mu mubiri nk'uko uwo mukunzi yari yagiye abitubazaho. Ubundi ni ibihe bimenyetso bishobora kwereka umuntu ko afite imyanda mu mubiri? Ubundi ibimenyetso bishobora kutwereka ko afite imyanda mu mubiri ni nka bira twari tuvuzeho gatoya mu buryo bugaragarisha amaso. Umuntu bitewe n'uruhu afite, niba ari umuntu ufite uruhu rw'inzobe, ni handi usanga hari amatasha afite yaragiye aza y'umukara. Ibyo bigaragaza imyanda mu mubiri. Twibanze nko mu kirenge ugasanga afitemo amatasha y'umukara, bigaragaza imyanda mu mubiri. Ibindi bimenyetso ni ukuba hari ikintu iyo amaze kurya akenshi aribwa mu nda. Ni ukuvuga ngo iyo melange iri kwihuza n'ibiri mu nda bidasohoka bikamuteramo ikindi kibazo. Ikindi twavuga rero ni uguhorana amagaze. Guhorana amagaze, gusohora amagaze anuka cyangwa se no ku mubiri ukumva nyine aranuka igikara kwa kundi twahoze tubivuga. Ikindi ni ukuba ashobora guhorana umunaniro ukabije, kubera ko imyanda icyo twita free radicals, niba ari umuntu uca mu byuma kenshi, witaba amatelefone kenshi, ukoresha ama electronique machine kenshi, uzasanga ahorana umunaniro, ahora yumva aremerewe mu mutwe, gusinzira ari ikibazo cyangwa sinzira cyane agahondoberana. Ibyo byose bigaragaza ko harimo ikibazo cy'imyanda mu bigendanye na système nerveux y'uwo muntu. Ikindi twavuga rero ni nko kubura apeti. Umuntu utafite ikibazo kindi ariko ugasanga ahora yumva hazi, ahora yumva adashaka ibyo kurya, nabyo biri mu bimenyetso bigaragaza ko afite imyanda mu mubiri. Ikindi twavuga rero ni nko kujya kurya cyangwa se kunywa akumva afite seseme, nta test afite ibyo kurya ari kurya, ntago yumva bimuryoheye, ntago ubifite. Icyo ni ikimenyetso cy'imyanda mu mubiri. Ikindi twavuga rero nko kumba umubona ni uguhorana ibiheri byinshi, ugasanga umuntu afite ibiheri byinshi bitajya bikira. Ikindi twavuga rero ni kuba kujya ku musarani mu buryo bugoranye, cyangwa akamara iminsi myinshi atabasha kujya ku musarani uko bikwiye. Ibyo ni ibigaragaza ko ari ya myanda imaze kuba myinshi. Ni ukuvuga ngo ibigomba gusohoka mu mubiri wawe ntago bisohoka, ahubwo biracyarimo kandi uri kongeramo ikindi. Ikindi twavuga ni umuntu wumva yiremereye. Hari umuntu wumva ari souple, hari n'ukuntu umuntu wumva yiremereye. So rero ibi nabyo bigaragaza ko by'umwihariko inyama zo mu nda zawe zifitemo imyanda myinshi mu mubiri. Niyo mpamvu umuntu wumva yiremereye, akumva inda yirabyimbe, irakomeye, iraremereye muri rusange. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso warebera ukavuga uti ngewe niba ndi kwibona ibi bintu, ndi kwiyumva ibi bintu, ni bigaragaza ko mfite imyanda mu mubiri. Ashobora kugira ibibazo by'imyanda mu mubiri atari kuvuga ngo ararwaye, ahubwo ari uko afite imyanda myinshi mu mubiri. Kandi imyanda nimara kuba myinshi iza affecting umwijima urware, iza affecting impyiko zirware, iza affecting ya mitsi usange amakuru ntagagera ku bwonko neza kubera gutekereza cyane, n'imyanda yaratangiye gufunga imitsi, umuntu agire stroke. Iza affecting ya mitsi usanga umuntu ntabwo amaraso ari gutembera neza, usanga umutima uratera nabi. So rero muri rusange imyanda mu mubiri nayo igira uruhare runini mu kwisanga umuntu yarwaye kandi atazi icyateye ubwo burwayi. Ese hari wenda mu buryo bw'ubujyanama hari nk'imirire ishobora gufasha umuntu ufite ibyo bibazo? Yego. Hari mu myitwarire, tushobora kuba no mu myitwarire, buriya kunywa amazi menshi, buriya amazi asukura amara, amazi asukura imitsi kugira ngo amaraso atembere neza. Kunywa amazi menshi birafasha kuko bifasha kugira ngo umuntu ajye kwihagarika neza. Kandi kwihagarika twabibonye ko ari uburyo bwo gusohora imyanda mu mubiri. Ikindi twavuga ni ukurya imbuto n'imboga. Iyo tubivuze tuba turi kwibanda ku cyo twita fibers, ni ibikatsi, ibintu bidatinda mu mara. Kurya ibintu bidatinda mu mara bifasha ko n'ubundi amara yawe, igogora ryawe rikora neza. Twabivuze ko amara asa n'aho ari ubwonko bwa kabiri mu mubiri w'umuntu, kuko niyo yumva ikije mu mubiri wawe. So rero iyo ibyo kurya byawe bidatinda mu mara, bifasha igogora, bikanafasha gusohora imyanda myinshi mu mubiri. Uzumva hari imirire imwe n'imwe nk'aho bakubwira ngo inyama z'ingurube zishobora kumara iminsi 3 mu mara yawe, igogora ritararangiza. Biba bivuze ngo izo nyama zishobora kongera imyanda myinshi mu mubiri wawe ku buryo budasanzwe.
ikindi twavuga rero ni ugukora imyitozo ngororamubiri. Ibintu birazatuma umubiri wawe ubasha gutranspira ukabira ibyunzwe. Twabivuzemo yuko aho umuntu abasha gusohorera imyanda ni ahantu hose hasohoka ibyunzwe. Twavuga mu kwaha, mu maso, hehe hose, umubiri wose. Niba rero umuntu ashobora kuba yiyumva organe de sens zidakora neza, mu mazuru ntago bisohoka, mu guhumeka ntago guhumeka neza, mu kwaha ntago biri ibyunzwe, ni bigaragaza yuko ufite imyanda myinshi mu mubiri yamaze no kwafectinga organe zawe ntago zigikora neza. So rero dushobora no kuvuga no kwibanda ku mirire yawe ukayikontorora. Iyo tuvuze kwibanda ku mirire ni uko umuntu agomba gufata ifunguro byibuze hashize amasaha 6 kugira ngo adakomeza kunaniza igogora rye no kongeramo ibidakenewe mu mubiri we. Aho rero twavugaga ku myitwarire. Twibanze rero nko ku mirire. Nko ku mirire, hari imirire cyangwa se ibyo kurya tuzi biba bifasha mu gusohora imyanda mu mubiri wacu. Twavugamo nk'imbuto. Imbuto zifite amazi by'umwihariko. Aha tuvugamo amaronji, pome, inanasi, amacunga, ibyo byose, izi mbuto zifite amazi y'umwimerere zifasha kugira ngo nibigera mu mubiri wawe imyanda ibashe gusohoka neza uko bikwiriye. Tuvuze rero nko kuba umuntu agomba kugira indi myitwarire mu mirire, nanone ni ukumenya ibyo kurya bitagomba kuvangwa, kuko ibyo kurya iyo wabivanze nabi cyangwa se imirire mibi nabyo byongera imyanda mu mubiri. Iyo wariye proteine nyinshi, proteine gusa zidakenewe, usanga n'ubundi zongeye imyanda mu mubiri. Niyo mpamvu bakubwira ngo buriya nka proteine ziba zikenewe, buriya iyo umuntu ariye amagi arenza 2 ku munsi, irya gatatu irya kane ntacyo riba rikimaze, kuko riba rimeze nka toxine, riba riza gusohoka n'ubundi mu mubiri wawe. So rero iyo umuntu yavanze za proteine nyinshi, usanga n'ubundi yongereye imyanda mu mubiri kandi yibwira ngo arariye. So rero no kumenya imirire, kumenya ko wariye ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara, mu kubihuza nibwo uba ufashe ifunguro ryiza kandi ritongera imyanda mu mubiri wawe. Aha mugabo urakoze cyane. Wenda hari umuntu ushobora kwiyumvamo bimwe muri bya bimenyetso twavuze, akavuga ati nubwo wenda hari inama muganga yampaye ariko ni byiza ko namubona. Ese uwo muntu hari icyo ndi mwamufasha mu buryo bwihariye? Yego. Niba gihari mwamufasha, yababona gute? Uyu muntu twamufasha kubera ko nk'iyo ubundi zimwe nko mu ngaruka z'imyanda myinshi mu mubiri, akenshi ni indwara ziri metabolic, ni indwara zitandura. Ni za ndwara usanga umuntu yarwaye kanseri, yarwaye diabete, yarwaye hypertension, yarwaye impyiko, za ndwara ziri metabolic akenshi zituruka ku bintu bigendanye n'imyanda myinshi mu mubiri n'ibintu bigendanye na stress nyinshi. Kugira stress nabyo, akenshi umuntu ashobora kugira stress yamubaye akarande kubera imyanda bifite myinshi mu mubiri wawe. So rero aba bantu uburyo tubafasha kubabasha kutugeraho, dufite uburyo bw'amamashini afasha kugira ngo ya maraso atembere neza mu mubiri, ndetse n'amamashini afasha mu gusohora toxine mu mubiri. Dufite izitwa hydrotherapy jacuzzi machine, ni izifasha kuyaza ibinure kugira ngo amaraso atembere neza, hanyuma bifashe kugira ngo metabolism y'umubiri wawe yongere ikore neza. Ubundi buryo rero ni uburyo bugendanye na food supplement. Tugira food supplement zifasha mu kugira ngo imyanda ibe yasohoka mu mubiri wawe binyuze muri za supplement wariye. Icyo bigufasha ni iki? Niba uzi ko witaba telefone kenshi, unyura mu ma electronic machine kenshi, ukoresha imiti umunsi ku munsi, umaze imyaka 10 ukoresha imiti, hari ibikeneye kugira ngo umwijima wawe utagira ba affected, impyiko zawe zitaba affected. Hari food supplement dufite zirabasha kongera ubudahangarwa mu mubiri wawe, zirabasha gutuma impyiko zikora neza cyangwa umwijima, zirabasha no gusohora imyanda mu mubiri wawe kugira ngo cells zamaze kwangirika zongere zisane. So rero aba bantu yaba bari hanze y'igihugu yaba ari mu gihugu, bose turabafasha. Bashobora kutugana aho dukorera Kimironko, twegeranye n'urusengero rwa Foursquare, hanyuma tukaba twabafasha muri ubwo buryo butandukanye. Wenda twabaha n'umurongo wa telefone ushaka kuduhamagaraho cyangwa se kutwandikira, ni 0788302368. Aha muga, reka tugushimire kubw'ikiganiro cyiza cyane n'inama utanze.
kandi twizere ko abantu babikurikira benshi bafite ibibazo bitandukanye bashobora kubishyira muri comment ariko n'abandi babahamagara kuri uwo murongo wa telefone mwaduhaye cyangwa se bakabasura hano aho mukorera Kimironko kugira ngo babashe kumenya byimbitse ndetse n'izindi ndwara n'ibindi bibazo byose birebana n'ubuzima baba bafite cyane rwose. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. telefone ni 0788 30 23 68. iyi nimero iri no kuri WhatsApp.